icya kabiri nababwira ni ukuva mu businzi, ntibunywe inzoga. Simbabwiye ko muzireka kubera ko nazo hari aho zikenerwa umubiri yacu, abantu bumva badashobora kuba batazinywa, ariko nunanywa unywe nkeya. Kandi no kuzireka birashoboka, kuko ndabizi ko mu bantu bareba ikiganiro uyu munsi hari abanzi nko mu myaka mbere ya 2014 bari banze nywa inzoga. 2014 ndazireka. Izo ni intego nafashe, ndavuga ngo kuva uyu munsi ngewe ndashaka kuba uyu, nihaye iyi ntego. Naranywaga bugacya, ariko icyo gihe naraziretse nzivaho. Nge wacu habaga ibintu bita imisururu pasiteri, nayo twarayinywaga n'iki, ariko ngiye kubiviraho byose ndabireka. Bashigisha n'agapene nkaba gatoya, ikintu cyose gishobora gutuma nshobora kuzagirira ari cy'inzoga sinzigera nkinywa. Urubyiruko ni ukutangira uyu munsi. Fata ikaramu, wiherereye wowe ubwawe, utari hamwe na so, utari hamwe na nyoko, uvuge ngo ngewe runaka kuva uyu munsi ndashaka kuzaba uyu mu myaka. Ushiramo ibintu bitagira timeline, bitagira igihe, ntago biba bifatika. Fata ikaramu n'urupapuro uvuge ngo nihaye igihe cy'imyaka 6. Ndashaka kuzaba naraguze ikibanza, ndashaka kuzaba mfite iduka mu mugi, ndashaka kuzaba ndi mu nzego z'urubyiruko, ndashaka kuzaba ndi mu nzego z'ishyaka, ndashaka kuzaba icyo gihe ndi muri njyanama y'akagari, muri njyanama y'umurenge, muri njyanama y'akarere, ndashaka kuzaba ndi mu badepite. Utangira uberane, numara gusetinga ingendo uvuga ngo kugira ngo mbigereho ni biki ngomba gukora, amahirwe hari nayahe yamfasha kubigeraho, ese ibishobora gutuma ntabigeraho ni ibiki nakora bikagira uruhare mu gutuma ntagera kuri za ntego zanjye. Ubupfubyi nabwo buzashira, guhangayika ntabwo bihoraho, kuko Imana ikitwitayeho. Nshuti yanjye shira intimba, shira agahinda. Yes, nkuko mubibona kuri kamera za Buganza TV, uyu munsi nakagaruka twongeye twabazaniye abatumirwa bacu. Nkuko mubibona kuri kamera hari abatumirwa batatu. Twari dusanzwe turi mu kiganiro cy'ivugabutumwa hamwe na Pasteur Maurice, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku byugarije noneho ubuzima bwa muntu, ubuzima bw'urubyiruko. Ese n'ukubera iki hari byinshi bigenda bihungabanya urubyiruko, hari byinshi bigenda bihungabanya imibereho ya muntu, bitewe nuko hari abatandukira bakava mu ijambo ry'Imana, cyangwa se bakaba bava mu bitunganye bakajya mu bidatunganye, bikarangira bikururiye yaba kurimbuka ndetse no kubaho nabi kuri muri inosi yacu dutuyeho. Uyu munsi rero turi kumwe na Pasteur, tukaba turi kumwe n'undi mutumirwa ndetse na mushiki wacu, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ibyo ngibyo n'ibyo umuntu ashobora kuba yakora kugira ngo abashe kuba yabaho neza. Pasteur araza kugira icyo abivugaho ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, cyangwa se n'ibijyanye n'ubutumwa bwiza bw'Imana, naho uri hagati nawe araza kutubwira ku bijyanye no ku by'umubiri, na mushiki wacu nawe araza kugenda atwunganira. Ngira ngo nabaha ikaze kugira ngo bashe kuba batuganiriza ikiganiro cyacu, tuze ku pano yacu turiho, tuze kugira ngo tuze kugenda dusangira ijambo kugira ngo tubashe gusobanukirwa, nawe uri kudukurikirana kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ubaye uri wa mbere cyangwa se uri mushya ku muyoboro wacu wa YouTube channel Buganza TV, icyo tuba tugusaba ni kugira ngo ukore subscribe, ukore share kugira ngo usangize ubutumwa cyangwa se ibiganiro byacu n'abandi bari hirya no hino batabashije
kuba babikurikira. Reka dutangire rero tubahe ikaze banatwibwira tunatangira iki kiganiro. Ikiganiro cyacu rero ahantu tugiye kugitangirira, hari ibibazo byinshi byugarije urubyiruko, hari ibibazo byinshi bigiye byugarije kamere muntu, ariko ku ruhare rwa leta hari uburyo urwo rubyiruko bibyugariza, ndetse n'uburyo bagomba kubikemuramo, ndetse no ku madini n'amatorero nabo hari uburyo bashobora gufasha leta kugira ngo babashe kuba bakemura bya bibazo biri mu rubyiruko, yaba mu myitwarire mibi cyangwa se mu bijyanye n'ubukungu. Tukagira n'umuhanzi nawe araza gutanga pruvuzi we, cyangwa se araza gutanga ikiganiro cye, uburyo cyo ashobora gufasha rwa rubyiruko cyangwa agafasha leta kugira ngo abashe kuba twakemura bya bibazo biba byugarije urubyiruko nk'uko twabitangije. Icyo tujya ngo tuzaza guha ijambo pasiteri kugira ngo abashe atangize uno mwanya tuwuragiza Imana, cyangwa se tuyishyira mu maboko y'Imana. Hanyuma turaza gukomeza duhereza uhagarariye uri ku ruhande rwa leta kugira ngo abashe kuba yatangiza, noneho atubwire bya bibazo bihari n'uburyo bibasha gukemukamo. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Dushimye Imana iduhaye umwanya kugira ngo tubashe kuganira ku bibazo byugarije urubyiruko mu isi ya none. Katubanze twiragize Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana ishobora byose, watugiriye neza uraturinda, kandi ukuboko kwawe kwiza kubana nawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rero turahanga kubw'umugambi wawe mwiza kandi kubw'ishyaka ry'ibyiza kugira ngo urubyiruko rubeho, kandi rubeho neza rutekanye, rubeho rufite ubuzima buzima, kandi kugira ngo nawe ubashe gukorera muri ubwo buzima. Bane natwe kandi ukomeze udushyigikire, kandi urubyiruko rwose rubwumva ibi biganiro bibashe kuba ibiganiro bihindura ubuzima bwabo. Turagushimiye kubanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze Buganza TV, mbanje kubashimira nanone kuba mwongeye kudutumira mu kiganiro, ariko by'umwihariko kuba ari ikiganiro duhuriyemo n'abahagarariye amadini n'amatorero n'abahanzi baririmba gospel, indirimbo z'Imana. Mu by'ukuri ni ikiganiro numva ngiyemo nishimye, kubera ko nzi ko ibikiganirirwamo ari ibintu bizima bigamije kuyobora no guhindura abantu kujya mu nzira nzima. Warumbajije rero urambaza ngo ese ngo ni ibihe bibazo byugarije abaturage by'umwihariko urubyiruko bihari, n'uruhare rwacu mu kubikemura. Ngewe wenda sinatangiye nivuga amazina, nitwa Munyaneza Isaac, abantu umuhuzabikorwa w'inama y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana. Twebwe rero nka National Youth Council, ntabwo rwundi ibibazo by'umuturage iyo hajemo ijambo ikibazo ntabwo ari ibintu bikemurwa n'urwego rumwe ngo ni inama y'urubyiruko, ahubwo habaho ubufatanye bw'inzego zitandukanye, iz'umutekano, inzego bwite za leta, inama y'urubyiruko n'ibindi byiciro bitandukanye biba bihari. Twese tugahora kuri wa muturage hagamijwe ko ikibazo afite gikemuka. Uyu munsi rero bimwe mu bibazo, duhereye nko ku bantu bato b'urubyiruko mwavuze, hari ibibazo usanga bibasiriye. Ikibazo cya mbere harimo ikibazo cy'ubusinzi bukabije, hari ikibazo cy'ubusambanyi, ikibazo cy'ubujura, ikibazo cy'ubwihebe. Apana ubwihebe bwo kwiturikizirizaho, ahubwo ni ukubatwa n'amateka, ntushake kuzana impinduka mu muryango, ahubwo ukabaho mu buzima bwihebye, ubuzima butagira icyerekezo. Ibindi bibazo usanga bihari, ibibazo by'ubushomeri, ibibazo byo kutagira ibishoro n'ibindi bitandukanye. Ibyo ni ibibazo usanga mu rubyiruko, ibibazo byo kubyara inda zidateganijwe, ibibazo by'ubukene mu muryango, ubwo twageze no mu bantu bakuru. Ibibazo birahari by'imiryango, imiryango ituye ahantu habi, imiryango itagira ubwiherero, imiryango itagira ingarani n'amazu ashaje. Ubwo buri impamvu mbigarukaho
nuko ba bantu bose twahoze tuvuga n'ibyo bibazo usanga bari mu madini n'amatorero. Ana ariyo mpamvu umunsi kundi yaba leta n'abandi bafatanyabikorwa tudahwema gusaba amadini n'amatorero kugira ibibazo, niba ari ibibazo bakwiriye guheraho, bakwiriye guhera ku bibazo biri muri babayoboke babo. Nkanjye mba nibaza nkavuga ese uyu munsi wa none ko tuya kureba umuntu utarishyuye mituweli tugasanga asenga mu dini runaka, tugasanga uwabyariye mu rugo asenga mu idini runaka, tugasanga utagira ubwiherero mu idini runaka, uw'inzu yasaziyeho igiye kugwa ari mu idini runaka, utagira ingarane ari mu idini runaka, utagira inka yo kumuha ifumbire ari mu idini runaka. Ese amadini ibibazo yaje gukemura ni ibihe? Ibyo ni ibintu twibazaho twebwe nko kuri sayidi yacu, kubera ko babayoboke bose baratura amaturo. Ubwo ngenda bivuga nkuri kuri sayidi y'ubuyobozi, nk'umuyobozi w'urubyiruko, ubwo wenda na pasiteri araza kugira ibyo abitubwiraho, icyo babikoraho cyangwa se n'icyo bateganya kubikoraho. Abantu bari mu kabari, hari igihe umwana ajya mu kabari kuwa gatandatu yagiye gusenga, kuwa gatanu yagiye gusari, ku cyumweru yagiye gusenga, ariko ejo ugasanga ari kubyina mu kabari kandi ari umujene. Ejo niwe warwaye sida, yaririmba imbere, aririmba tenare, aririmba neza, kandi mu by'ukuri ari kuri sida, ari abana babo. Ibyo ni ibibazo duhangana nkabyo. Rero twebwe kuri sayidi yacu, wenda ngarutse twebwe nk'inama y'igihugu y'urubyiruko, ubwo ndavuga mu mpe ebyiri. Icya mbere nk'umuyobozi w'inama y'urubyiruko, ngewe na komite yanjye dufatanya cyangwa se urwego rwacu rw'inama y'urubyiruko, dufite inshingano zo gushyira mu bikorwa politike za leta zigamije gusubiza ibibazo by'urubyiruko no gutegura gahunda zitandukanye n'uburyo zizashyirwa mu bikorwa tugendeye ku bibazo bihari. Iyo tubonye ikibazo nk'icyo dutegura ubukangurambaga, kuko inshingano yacu ya mbere ni mobilisation. Ni ukuvuga ngo mobilisation rero ni ukutanga ibiganiro bivuga ibibi by'ikibazo gihari n'uburyo bwo kukirinda, ariko tukanagaragaza amahirwe cyangwa se ibyakabaye bikorwa. Ibyo ni bimwe mu bihari. Buriya hari ibyo ntagiyemo, ibibazo by'ingengabitekerezo usanga biri no mu madini. Akenshi harimo n'amadini usanga abantu bavuga ngo ubutegetsi bubi ngo bwe guhinduka, ukumva umuntu rwose ntibamutangire n'amakuru umuntu nk'uwo. Amadini aba akwiriye guhita afata umuntu nk'uwo kuko ni umwanzi w'igihugu, uwo muntu bakamutangira n'amakuru, yaba afite n'ikibazo akavugwa, yaba nta kindi ari ikibazo kimwumvire bakajya kumugorora akava muri sosiyete. Rero twebwe icyo dukora dutegura ubukangurambaga. Leta iba yarateguye imishinga itandukanye igendeye kuri bya bibazo twababwiye. Iyo mishinga rero twebwe dukurikirana uko ishyirwa mu bikorwa. Si ibyo byonyine, murabizi nk'ibibazo by'abafite ibibazo by'amazu, ubwiherero, Girinka, baho komite ya Girinka leta yayishizeho ishinzwe gukorera gahunda ya Girinka, baho komite ishinzwe isuku, habaho komite icyo bita human security issue. Ni komite yo gukurikirana no gukemura ibibazo byugarije abaturage. Iyo komite nanjye nyibamo ku rwego rw'akarere. Umuyobozi w'urubyiruko aba ari umwe mu bagize komite. Iyo komite rero ibishinzwe kumenya ngo ese kwa karere ka Rwamagana mu midugudu 474 nta muturage urimo utagira ubwiherero, nta muturage urimo urara hanze, nta muturage ufite inzu yamusaziyeho, nta muturage urimo utagira inka, nta muturage urimo utagira mituweli. Izo nizo nshingano tuba dufite. Hari ukukangurira abafite ubushobozi kubyigurira no kubyubaka, ariko abadafite ubushobozi leta ikabafasha kugira ngo babigire, kubera ko umunyarwanda agomba kubaho neza, akabaho aryama neza, arya neza, anakora. Ariyo mpamvu bamwe bahita bafata bagahabwa imirimo muri VUP, bakavuga ngo bajya bakora imirimo yoroheje, ya mirimo bakora amasaha 2 yonyine, bagahita bajya mu mirimo yabo bwite ariko bagahembwa. Ntabwo biriya byagiyeho kugira ngo bafashe abantu hari ikibazo gitoya bakemuye, hahandi ho batuye baharure umuhanda, baharure inzira, imihanda y'imigenderano, utwo tuntu iyo mirimo bakora leta ikabaha ubwo bufasha bubafasha kugira ngo babeho.
ntabwo ari cyo cyonyine leta yakoze. Gahunda ya Girinka yashizweho n'umukuru w'igihugu, tunabishimira abanyarwanda kuko ni ubudasa bw'u Rwanda. Iriya gahunda iba yo kugira ngo ifashe abaturage. Buriya hari abantu bibeshya bakavuga ngo ni ukugira ngo tubone amata gusa. Ntabwo ari amata gusa, kuko biduha n'ifumbire, abaturage bacu bagahinga bakeza bikarumbura ubutaka. Ibyo ni ibibazo politiki ya leta yashizeho kugira ngo ikemure bya bibazo by'abaturage. Ubwo n'amadini aratubwira ibyayo, twamaze kubabwira ibibazo bihari. Hashigaho komite bagatanga amabati, bakishyurirwa mituweli. Ibyo ni ibintu tuba leta yarashizeho ikoranye n'abafatanyabikorwa. Wenda turashimira amadini, hari ibyo adufashamo bitandukanye, nubwo ubona bidahagije ukurikije ubushobozi amadini afite. Ntabwo uyu munsi ibyo akora ntabwo bihagije, biracyari bikeya urebye ibyo yakabaye akora, kuko abantu duhangana nabo ni abo bari muri ya madini yabo. Ikindi kiriho mu bijyanye n'ibyorezo n'ibindi, leta ikoranye n'abafatanyabikorwa batandukanye, bashyiraho uburyo bwo gupima, bagashyiraho uburyo bwo kuvura, imiti n'ibindi bitandukanye. Ariko by'umwihariko twebwe noneho nka National Youth Council nibyo ngarukaho. Twebwe nka National Youth Council icyo dukora ni iki? Nuko tuvuga ngo reka dutegure, dukora icyo bita mapping. Tukavuga ngo identification y'ahantu hari ibibazo kurusha ahandi mu karere ni hehe. Aho hantu tukavuga ngo tuhategura ubukangurambaga kugira ngo abantu bahure n'iki, ni umupira, ni abahanzi, n'iki entertainment n'ibindi. Tukabitegura, hagatanga ubutumwa, bagapima, hagatanga ibikoresho byo kwirinda n'ibindi bitandukanye. Ikindi ni bari muri njyanama. Ejo bundi inama njyanama kuko nyibamo, nk'urwego ruyobora akarere rugashyiraho mirongo ngenderwaho ku rwego rw'akarere, tuyibamo. Iyo bagiye gutora amabwiriza, ejo bundi baturaga nk'amabwiriza y'utubari. Njyewe mitavuga ati ariko nyakubahwa perezida, nyakubahwa abajyanama, hari ikindi kintu mbona musa n'umwirengagisha. Uyu munsi dufite ikibazo cy'ubwandu buri hejuru bwa virusi itera sida. Akarere ka Rwamagana kaza ku mwanya wa mbere. Dukwiriye no kureba ngo niba mwashizeho utubari na ya maroje tuyarebe, ese aya maroje afite udukingirizo mu biciro ashyiraho by'abari abakiriya babo, akwiriye kongeraho igiciro cy'agakingirizo. Roje itagira agakingirizo igafungwa, ariko bagacibwa n'amande. Ibyo ngibyo narabisabye kandi inama njyanama irabyemera. Ibyo ni bimwe twebwe dukora nka bimwe mu nama y'igihugu y'urubyiruko, ariko by'umwihariko bigamije gutabara no kurinda ubuzima bw'abaturage. Dukora, dushyira mu bikorwa bitandukanye. Ibindi bibazo rero bitandukanye ni ugushishikariza abaturage kubyaza umusaruro amahirwe leta yarabashiriyeho, kuko uko ibibazo biza ni nako leta umunsi ku wundi idahwema gutekereza imishinga yo gufasha abaturage mu gukemura bya bibazo, yo kuzamura iterambere ry'aho batuye, kubegereza ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye. Ndumva wenda n'abansubikiye ahangaha tukumva n'uruhare rw'amadini mu gukemura bya bibazo, n'abahanzi nabo wenda bakatubwira uko uruhare rwabo mu gukemura ndetse no kumenyekanisha. Buriya abahanzi ni advocate. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha umuyobozi w'urubyiruko. Atubwiye ibintu bikomeye kandi biremereye kandi bishobora gufasha urubyiruko kugira ngo rubashe guhindura ubuzima, rubeho ubuzima bufite intego kandi babashe kubaho ndetse babeho neza. Twebwe rero nk'uruhare mu madini n'amatorero, twifashisha ijambo ry'Imana. Iyo Imana ijya guhindura ubuzima bw'umuntu, kubuhindura bwiza, habanza ubujyanama. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 12, usomye guhera ku murongo wa mbere, usanga hari ahantu Imana yaganiriye na Aburahamu, imuganirira amagambo amuhindurira ubuzima, imubwira ibyo agomba gukora, imubwira ibyo agomba kwirinda, imubwira aho agomba kuba ari kugira ngo ibashe no kumuhindurira ubuzima. Mu buzima bwa muntu, nta muntu wifuza kubaho nabi, nta muntu wifuza kubaho ababaye, nta muntu wifuza kubaho ahangayitse, nta muntu wifuza kubaho mu buzima bugawa cyangwa ubusekwa n'abandi.
ahubwo ashobora kubura ubujyanama, bashobora kubura umuntu umukurikirana cyangwa umwitaho. Natwe rero nk'amadini cyangwa nkatwe nk'abakristo, nkatwe nk'abafite amadini cyangwa amatorero tuyoboye, dushingira kuri ibyo byanditswe. Tangiriro 12 umurongo wa mbere, Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Ni ukuvuga ngo twebwe dutangira tubagira inama, tukababwira ngo uramutse uvuye aha ukajya aha, ubuzima bwawe bwahinduka, nawe waba umugabo wo kwifuzwa mu gihe kigiye kuza, nawe waba umuyobozi mwiza w'ejo hazaza, waba umugore mwiza w'ejo hazaza, ukubaka umuryango mwiza, ukubaka sosiyete nyarwanda, ugatangira umugira inama. Izo nama rero nizo zivamo kuba umuntu yazakira agahindurirwa ubuzima. Birashoboka yuko ushobora kubimubwira ntabyumve bitewe n'uburyo uje, n'uburyo muhuye, naho uzimugiriye, no kwiga uburyo. Ubu muri iyi minsi ishize bonane iri bube buri bukikaba, twariyegeranyije n'abakristo dusangira n'abantu n'ahantu bo muri quartier tuzi bakunda gusindira bakakorera ibikorwa bibi, kuhanywera amatabi, kuhakorera ibikorwa bibi cyane, biriya byose nyine byangiza urubyiruko. Hari usanga barabyaye abana bakiri bato, nabo hari usanga abasore barateye n'abakobwa baratewe inda zitateganijwe. Hari ahantu nyine ubona iriya quartier ubona ukabona harimo ikibazo gikomeye cyugarije sosiyete. Twagiyeyo dusanga ntago wakoma amashyi ngo baze, dusanga ntiwacuranga ngo uhimbaze Imana ngo baze, ahubwo turavuga ngo dutetse tukicara tukaganira nabo, tukabareka urukundo, tukababwira ngo nubwo bameze batyo hari ubuzima umuntu yinjizamo cyangwa yinjiramo, ugasanga sosiyete iramwinuba, ugasanga nawe iyo abonye umuntu aramwikanga, ahora asimbuka ibipangu, ahora asimbuka imingoti, avuga yikanga ko buri muntu wese aje kumufata. Ariko twararebye turavuga ati nituza gutya bishobora kutagenda neza, turateka turabahamagara, baraza dusangira nabo, tumaze kurya tubiretse urukundo, twisanishije nabo, baratubwira byose. Umuntu akakubwira maze imyaka iyi n'iyi mba mu buzima bwo ku muhanda, nahabyariye abana banjye nabo barakuze, nabo bahabyarira abandi, umwana wanjye ubu ngubu afungiye muri gereza nkuru ya Rwamagana, mfungiye muri Mageragere, dore baramutwitse, dore baramukubise yagiye kwiba, ariko rwose tubonye urukundo, tubonye uburyo mutwitayeho, tubonye uburyo muturi hafi, natwe rwose tugiye kugerageza tubashe guhinduka, ariko muzakomeze mutube hafi. Bagenda bagaragaza ibibazo bitandukanye, bamwe by'ubuzima, by'ubukene, byo kwisanga baravukiye mu miryango itishoboye. Ibyo bibazo nk'abakristo cyangwa nk'abanyamadini n'abanyamatorero tugira uburyo tubibafashamo kugira ngo babashe guhindurirwa ubuzima mu buryo bwuzuye, bitabanje kubagora. Mu gihe cyashize mu mwaka ushize hari abana twafashe, nabwo twakoze icyo gikorwa gutyo cyo kugira ngo tuganire nabo, turebe ko ubuzima bwabo bwahinduka, bakava mu ngeso mbi, bakareka gukora ibikorwa byugariza cyangwa bitera umutekano muke muri sosiyete. Turicara tuganira nabwo muri ubwo buryo twari tuvuze, maze dufatamo abana bamwe tubajyana mu masaro kwiga gukora imisatsi. Ubu bahindutse bazima, basigaye bafite akazi, bavuye ku mihanda. Ubwo ni mu buryo bumwe abakristo cyangwa abanyamadini turabafatanya bikorwa beza ba leta muri iki gihe cya none, muri iki gihe isi cyangwa sosiyete nyarwanda yugarijwe
n'urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge cyane. Rero ni ukuvuga ngo leta twifatanyije nayo, turi abafatanyabikorwa beza kandi twifashishije ijambo ry'Imana, tubafasha mu buryo bufatika, tukabafasha mu bujyanama, ndetse tukaba hafi mu buzima bwa buri munsi kugira ngo hatazagira na kimwe kibasubiza inyuma. Pawulo yandikiye Tito mu bice 2 umurongo wa 6 arababwira ngo n'abasore mubahugure kudasayisha. Kudasayisha ni ukugira ibiki? Ni ukutishora mu busambanyi, ni ukutishora mu businzi, ni ukutishora mu bujura, ni ukutishora mu bintu nk'ibyo, kuko ntabwo Imana ishobora gukoresha umuntu wangiritse, ahubwo Imana ikoresha umuntu muzima. Imana gukoresha kuba Imana yakoresha umuntu si ukumukoresha ngo abwirize gusa. Kuba uyu mugabo Isaac ayoboye urubyiruko, ni Imana yamushyizeho kugira ngo ahereze umurongo mwiza urubyiruko. Ntabwo abikora afite Bibiliya, abikora nk'uko Imana yamuhamagaye. Rero Imana ikeneye gukoresha urubyiruko mu buryo butandukanye, ariko izakoresha abantu bafite ubuzima buzima. Niyo mpamvu rero duhaguruka tugaca hirya no hino, tugakora ibishoboka byose kugira ngo urubyiruko bahinduke bazima, babere umugisha igihugu, babere umugisha isi, kugira ngo n'Imana ibarebe neza kandi nabo bayigirireho umugisha. Imana ibagirire neza n'uwo mujyo cyangwa n'uwo murongo amadini aba ahagazemo ku kijyanye no gufatanya na leta, ku kijyanye no kuba abafatanyabikorwa na leta mu kurwanya ibiyobyabwenge, mu kurwanya inda zitateganyijwe, mu kurwanya sida n'ibindi byose. Murakoze cyane. Ni byinshi ariko ko tuzagira ibiyobyabwenge kuva muri ibyo byose, kandi bumve iyi gahunda ya leta nziza irimo kuduha. Hari amahirwe leta irimo gutanga, amahirwe yo kwiga imyuga, amahirwe leta irimo irayatanga, amahirwe yo kwihangira imirimo, amahirwe y'ibikorwa bitandukanye. Bagahabwa inguzanyo, bakishyura angana iki? Azajya akomeza bibasobanurire. Hari ayo bishyura, hari n'ayo leta bishyurira. Ndumva uko bimeze. Amahirwe rero arahari. Rubyiruko, courage, muze mwumve inama, mwumvire abayobozi guhera mu isibo, mu mudugudu, mu tugari. Imana irabakeneye. Nimwe bayobozi b'umudugudu b'ejo, nimwe bayobozi b'akagari, nimwe bayobozi ba guverinoma yacu, nimwe bayobozi muri iyi si, nimwe si nziza y'ejo hazaza. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mbere yuko ngira icyo mvuga, bakunzi bacano turiho ubu none, nk'uko musanzwe mubizi, genda umuhanzi. Akenshi rero abahanzi twebwe dukunda kuvugira mu ndirimbo mbere yuko tuvuga amagambo. Numvaga nshaka kugira ngo dufatanye kuririmba kano karirimbo. Byose tufite, byose dukora, tubigeraho kubera ko twasabye Imana ko ibidushoboza. Ndashaka kuwo wifuza shimisha umutima wawe wera, uhora wuzuye ubuntu, gira neza, ntega ibiganza mupfumbatishe amashimwe, mwami umpa imbaraga nyinshi, nesha ibingerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami, bwire nde wundi
ushaka mwami umpa imbaraga nyinshi nesha ibingerageza ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Turabashimira cyane ko mwadutumiye hano kuri iyi cano kugira ngo tuganire muri uyu mugoroba ku bijyanye n'icyo twakora kugira ngo urubyiruko rukomeze rube urubyiruko ruzima, cyane ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Buriya urubyiruko rutabaye ruzima u Rwanda rw'ejo ntabwo rwaba ruzima. Iyo duteguye neza abana bagakura bakaba urubyiruko tuba dufite icyizere cy'abazadusimbura, ariko iyo urubyiruko rugize ibibazo ntirugere ku byo rugomba kugeraho igihugu cyacu kiba kiri mu kaga. Niyo mpamvu inzego za leta zihaguruka, abapasiteri bagahaguruka, abahanzi tugahaguruka, tugakora ibiterane mpuzamatorero, tugakora ubukangurambaga butandukanye aho hahurira urubyiruko rwinshi ndetse n'abandi baturage muri rusange. Abahanzi tugafata igihe cyacu tugahema indirimbo zijyanye n'ibikwiriye gukorwa, ibyiza, icyo twakora kugira ngo urubyiruko rurusheho kuba ruzima, tugaragaza ibyo turutezeho mu minsi iri imbere, tukabegera abayobozi bakamenya imbogamizi urubyiruko rufite, abicishije ijambo ry'Imana bakajya muri Bibiliya bakareba amagambo Bibiliya yabivuzeho, ibijyanye n'ibyiza byakorwa kugira ngo bihindure urubyiruko dufite, ejo rube ruzima rugira umumaro. Njyewe nk'umuhanzi mbere ya byose nanjye ndi urubyiruko. Urubyiruko rero buriya duhura n'ibishuko byinshi, ibibazo byinshi bitandukanye. Nyakubahwa umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko urabizi, urubyiruko duhura na byinshi. Cyane cyane usanga urubyiruko bamwe na bamwe bari abantu batarafatisha ubuzima, nta kazi bafite. Ugasanga umuntu araza amubwira ati ndaguha ibi ngibi kugira ngo umpereze ibi, ugasanga arangiritse, akamushukisha amafaranga makeya, akamushukisha ko azamuhereza akazi. Abenshi usanga bagwa ku byo gukurikira indonke, utuntu dukeya, ejo tuzatuma ubuzima bwabo bwose bwangirika. Twebwe nk'abanzi rero tugiye kubishira no kubitekereza no kubivuga, ibyo twe tubishira mu ndirimbo, tukaririmba umuntu muzima wihanganye, urubyiruko ruzima rwihanganye rugategereza igeno ryarwo kandi rugakora cyane kugira ngo adakomeza gutegereza ko imana kazi imvura ihise cyangwa ashobora kumutera mu mwobo, ahubwo akoresha amaboko ye agere kuri byinshi. Mu kiganiro cyabanje umuyobozi w'urubyiruko waza tubwira amahirwe hari ku rubyiruko, icyo bakora, aho bakura ayo mahirwe, aho bahurira nayo bakayabyaza umusaruro kugira ngo bakoreshe imbaraga zabo, bibarinde guhora bateza amaboko bategereje kuzahabwa twa tundi tw'intica ntikize dutuma ubuzima bw'urubyiruko rwangirika. Turabashimira ku buryo mutekereza ku rubyiruko, kenshi mugatekereza ngo niki twakora kugira ngo ufite impano runaka, yaba ari impano yo gukora imirimo y'amaboko, yaba ari impano ya artist, ubuhanzi, gukora imitako, ibindi byinshi bitandukanye duhora tubona, gukoresha imbaraga ze byo mu bwonko, gukora imisatsi, kudoda, kubaka ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, kujya mu mashuri bakiga. Rimwe na rimwe ugasanga imiryango nta bushobozi ifite, ariko leta igatekereza hamwe n'ubuyobozi bw'urubyiruko bakareba ngo niki twafasha urubyiruko kugira ngo rureke kugendera muri babandi bageze iyo bajya barusukisha dukeya, ahubwo bo tubahereza ubufasha babashe guhera ku bushobozi bwabo, bakore bagere ku cyo bashaka. Mu ndirimbo z'Imana turirimba kenshi tugerageza kuririmba indirimbo zijyanye n'amagambo akenshi dukura mu Bibiliya, tubifata nk'aho ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho, aho usanga umuntu ashuka umwana ukirangiza kwiga ati ngwino nkurarana iminsi 2 nzaguha 30. Aho usanga umuntu abwira umwana ati wowe ngwino reka ishuri uzujye kumpondera amabuye uzabona amafaranga, iwanyu bakennye mubona ibyo kurya. Kandi mu by'ukuri umunsi araguhondera amabuye abona icyo kurya, cyangwa arinde umuceri cyangwa akora ibindi bintu runaka, ariko mu minsi iri imbere aza ubuzima bwe n'imbaraga ze bizahatikirira, kubera ko ntago azaba kibasha gukora ibintu bireba kure cyane, kuko ntago azaba yarize ngo abashe kugera aho abandi bageze. Arareba ku bya hano hatoya akakwereka ko agufitiye impuhwe, akaguha akazi ko mu rugo, ufite imyaka 12, 13, rubyiruko 15,
ukareka ishuri ukagenda ukajya kuyakorera ukayabona, ariko wari bwasanga nawe ntabwo yakuvura ibibazo ufite. Nyamara wakurikije ishuri ukagenda ukiga, ejo byarazarangira ugiriza umumaro kuri wowe ndetse n'ababyeyi bawe n'umuryango muri rusange. So nkumva ngewe urubyiruko ari abahanzi, ari abafite izindi mpano zitandukanye, dukwiriye gushyiramo imbaraga mu bukangurambaga kugira ngo dushishikarize urubyiruko rwacu gukora, kuko byose tujyamo byangiza urubyiruko bishamikira ko nta gukora guhari. Iyo unaniwe kubona ubushobozi bungana n'ubwo wifuza, niho usanga wagiye mu biyobyabwenge, kubera ko uvuga uti reka njye gushaka ukurundi bw'idroge nkaza kubona uko mbona ibitotsi. Ejo ugatangira ubona ari ibintu byoroshye, bikazarangira bikurundumukiyemo, ubuzima bwawe bwose bikarangira ubaye umunywi w'ibiyobyabwenge bya buri munsi. Rimwe na rimwe ugasanga ugiye bakagutwara rimwe bari buguhereza 10,000, igihe cyose ukumva ko utagishoboye kongera kugira imbaraga zawe ukoresha, ukajya uhora ugenda nyine baguhereza 10,000, igihe kikazagera wava kuri pose na bya 10,000 ntubibone, bakavuga ngo byandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwigize agateba yorivu. Abana bacu ugasanga igihugu cyacu, kubera ko abana bacu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo, kirorekaye. Niyo mpamvu twebwe turi hano, umuyobozi w'urubyiruko, pasiteri ndetse n'abahanzi, kugira ngo turebe n'icyo dukwiriye gukora, duhagurukire ibibazo urubyiruko rwacu rufite, turwane intambara yo kugira ngo urubyiruko rwacu rugire aho ruva n'aho rujya, kandi rukumire biriya byose by'ibisitaza n'imbogamizi ruhura nabyo, kugira ngo rubashe kugera aho rushaka kugera, cyane cyane ko twebwe abakuru ari twebwe tuba tubareberera. Abahanzi rero tugiye kugera muri iki gihe cyo gutanga ibiganiro ndetse no gukora ubukangurambaga, dukora ibihangano byinshi bitandukanye byigisha urubyiruko, bitanga impanuro ku rubyiruko, kandi dufate n'igihe cyo gusengera urubyiruko rwacu. Babyeyi dusengera abana bacu kugira ngo babe abana bakura bashimwa n'Imana, babe abana bakura ari abana b'umumaro. Iyo umwana abaye umumaro kuri wowe, burya riba ari n'umumaro ku gihugu. Iyo umwana akuze ari mu nzu y'Imana, asenga Imana, yubaha Imana, burya ntabura kubaha ababyeyi. Imana umuha umugisha, kandi nibyo ateganya kugeraho byose bikavamo umugisha. Yes, abatumirwa bacu rero barakoze, buri ruhande rugiye ruvuga uko rubyumva, imbogamizi ziba zihari n'uburyo bazikemuramo. Ku madini n'amatorero batubwiye ukuntu bashobora kwiyegereza babandi bari muri za ngeso mbi, bakaba babasha kubagezaho bimwe bashobora kuba barangamiye, ariko bakabasha no kubegera bakababwira ati va muri ibi, bino ntabwo ari byiza, ntibikubereye, ushobora gukora bino, bikaba byabasha kuba byahindura ubuzima bwawe. Ku buryo bwa politike babasha kuba babafasha, bakabegera ufite ubushobozi buke bakamwongerera ubushobozi, akabasha kwivana kuri 0 akagera ku kigero cyiza, kitari cyo kunywa ibiyobyabwenge, kwishora mu ngeso mbi muri rusange, kugira ngo babashe kuba babaho batuye ari abaturarwanda bari mu nzira zifuzwa. Ku buryo bw'ubuhanzi nabwo batubwiye uburyo bashobora kuba bafata ibihangano byabo, bakakura inyandiko nziza, bakaririmba injyana nziza, kugira ngo babashe kuba bahindura rubanda muri rusange, cyangwa se wa wundi uri muri bya bihe bibi, ashobora kuba yatewe n'ababyeyi cyangwa se yaratewe nawe bwite, kuko hari abantu bashobora kujya mu ngeso mbi ari bo bwite babyiteye, cyangwa se biturutse mu muryango bakuriyemo. Aho naho iyo babyigishije bakavuga ati ubayeho gutya, ariko uramutse uciye muri zino nzira ushobora kubaho gutya, dore ko abahanzi muri rusange aribo bashobora kuba barigaruriye imitima myinshi y'urubyiruko. Iyo rero iyo isanishije na wa muhanzi waririmbye ibihangano bizima, usanga ahindutse mu buryo bugaragara. Dusoza rero, buri wese buri mutumirwa agiye kutubwira ni iki noneho yifuza kuri ba bandi turi gushaka ko bahinduka, ni iki ashobora kuba yabifuzaho, ni iki bashobora kuba bakora kugira ngo babashe kuba bakumvira noneho za nama bo bahora babagira. Ibyo byose turagira ngo tubisoze, dusoza tuza no kuva kuri kamera dushimira, cyangwa se tubasha kuba twanababwira n'amatangazo muri rusange mushobora kuba mwatangaza, kugira ngo nabo babasha kuba babakurikira cyangwa se bakurikirana kino kiganiro, bamenye icyo mubifuzaho n'icyo mubamenyesha muri rusange. Murakoze. Icyo tubifuzaho rero, bakunzi ba channel mudukurikiye ndetse n'abandi mwese mutandukanye muzabona iki kiganiro, cyane cyane urubyiruko, ni uko dukwiriye guhinduka tugatekereza ku mateka y'igihugu cyacu. Igihugu cyatakaje imbaraga nyinshi
abantu benshi bamena amaraso babohora igihugu, barwana urugamba rw'amaboko n'urw'amasasu kugira ngo igihugu kigere aho kigeze. Tubifuzaho urubyiruko kugira ngo dufatanye kurwana intambara y'iterambere, dufatanye kurwana intambara yo kugira ngo igihugu cyacu tukigire cyiza kurusha uko twagisanze, tuzakirage abana bacu ndetse n'abuzukuruza gukomeza gutyo gutyo, kuko bitagenze gutyo ntago byazagerayo, ariko twebwe ubwacu ko duhari dufatanije tubizeyemo yuko bishoboka. Ikindi, abakeneye kudukurikira buri munsi buri mu gitondo, twebwe dufite ibiganiro bica kuri channel ya Buganza TV, ibiganiro bica kuri channel yitwa M Devote Official. Mwadukurikirana mukareba ibiganiro byinshi bitandukanye, yaba ari ibiganiro bihumuriza, yaba ari ibyubaka, biriho inyigisho nyinshi zitandukanye, gahunda za leta, indirimbo z'abageni, indirimbo za government, indirimbo z'Imana cyangwa se indirimbo zaririmbiwe Imana, kugira ngo dukomeze dushyigikirane, dufashanye. Ufite ikibazo ukatwandikira muri comment, icyo wifuza ko twagufasha ukatwandikira muri comment. Ufite impano zitandukanye ukaba wumva wifuza ko twagufasha kuzizamura ukatwandikira muri comment. Turi kumwe, turahari ku bwanyu kugira ngo dufatanye kubaka igihugu cyacu, tukivana aho kiri tukijyane heza kurushaho twagisanze. Karibu namwe mwagira icyo mubwira abakurikiye iyi channel. Okay, murakoze cyane. Turabashimiye rwose bantu mukurikiye Buganza TV, mwese mukurikiye kandi Devote Official. Urubyiruko mwese mudukurikiye, dukomeje kwishima kuko kudukurikira ni intambwe ya mbere yo guhinduka. Icyo tubasaba rero nuko mwajya mukurikira ibiganiro byacu kugira ngo muzabe abayobozi b'ejo hazaza beza, kugira ngo muzabe abagore b'ejo hazaza mwubake ingo nziza, kugira ngo muzabe abagabo b'ejo hazaza mwubake ingo nziza, kugira ngo muzabe abapasiteri b'ejo hazaza, nuko murushaho gukurikirana ibi biganiro, izi nyigisho. Ikindi tubasaba kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, nuko mwegera, urushaho kwegera umuntu ubona ushobora kukugira inama zaguhindurira ubuzima. Ikindi tubasaba ni ukugana ikigo cy'urubyiruko cyangwa ibigo by'urubyiruko bibegereye. Harimo amahirwe menshi nk'uko umuyobozi w'urubyiruko yabivuze, amahirwe yabafasha mukiteza imbere. Hari abantu bafite impano bari hanze aha ngaha, bashoboye gukina filime, abakomediye, bashoboye kugira ibindi bakora bibateza imbere y'imirimo y'amaboko yabo, mu bwenge bafite, mu byo bashoboye. Hano hari amahirwe. Birashoboka yuko waba warize ariko warabuze uburyo, warabuze ubushobozi. Gana ikigo cy'urubyiruko usobanuze byose. Amahirwe arahari, ni menshi, aragutegereje kandi hari n'ubujyanama. Kurikirana Buganza TV, dukomeze dufatanye nawe. Twifuza gufatanya urunana kugira ngo twubake itorero ry'ejo hazaza, twubake igihugu cy'ejo hazaza, tuzasige isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Buganza TV. Cyambere mbwira urubyiruko nuko iki gihugu ari umutesha. Iki gihugu ni uruyange rwose kiraryoshye. Icya kabiri rero nabwira urubyiruko, umunsi wabumubwiye ngo niki nabwira bareka, cyambere ni ikigare. Tureke gukora ibintu mu kigare cyangwa se kugendera mu kigare. Tubeho ubuzima bwacu bwiza, twirinde ibigare bibi, ahubwo twegera abadufasha kutugira inama no kudufasha kugera ku ntego zacu. Icya kabiri nababwira ni ukuva mu businzi. Ntibunywe inzoga, simbabwiye ko muzireka kubera ko nazo hari aho zikenerwa umubiri yacu, abantu bumva badashobora kuba batazinywa, ariko nunanywa unywe nkeya. Kandi no kuzireka birashoboka kuko
ndabizi ko mu bantu bareba ikiganiro uyu munsi hari abanzi nko mu myaka mbere ya 2014 bari banzi nk'inzoga 2014 ndazireka. Iyo ni intego nafashe ndavuga ngo kuva uyu munsi njyewe ndashaka kuba uyu nihaye iyi ntego. Naranywaga bugacya ariko icyo gihe naraziretse nzivaho. Njye wacu habaga ibintu bita imisururu pasiteri, nayo twarayinywaga n'iki, ariko ngiye kubiviraho byose ndabireka bashigisha n'agapene nkaba gatoya. Ikintu cyose gishobora gutuma nshobora kuzagirira ari cy'inzoga sinzigera nkinywa. Ayo ni amahitamo nafashe, n'undi nawe ashobora kugira ikindi izindi ngamba afata bitewe n'ikibazo afite. Icya kabiri nabwira urubyiruko ni ukutangira uyu munsi. Fata ikaramu wiherereye wowe ubwawe, utari hamwe na so, utari hamwe na nyoko, uvuge ngo njyewe runaka kuva uyu munsi ndashaka kuzaba uyu mu myaka. Ushiramo ibintu bitagira timeline, bitagira igihe, ntabwo biba bifatika. Fata ikaramu n'urupapuro uvuge ngo nihaye igihe cy'imyaka 6. Ndashaka kuzaba naraguze ikibanza, ndashaka kuzaba mfite iduka mu mugi, ndashaka kuzaba ndi mu nzego z'urubyiruko, ndashaka kuzaba ndi mu nzego z'ishyaka, ndashaka kuzaba icyo gihe ndi muri njyanama y'akagari, muri njyanama y'umurenge, muri njyanama y'akarere, ndashaka kuzaba ndi mu badepite. Utangira uberane, numara gusetinga ingendo uvuga ngo kugira ngo mbigereho ni biki ngomba gukora, amahirwe ahari ni ayahe yamfasha kubigeraho, ese ibishobora gutuma ntabigeraho ni ibiki nakora bikagira uruhare mu gutuma ntagera kuri za ntego zanjye. Ibyo bintu byose utekereza ubyandike, kugira ngo nibura rimwe mu kwezi ujya muri kagakaye urebe ngo maze gukora iki kuri izi ntego zanjye 5, 10 nihaye mu myaka 10, mu myaka 5. Nibura umuzovuga ngo ndashaka kuba nazanye umugore muri iki gihe, ugashyiraho ibintu byose intego. Ibyo bintu nubikora ukavuga ati ngiye gutangira kubyaza umusaruro amahirwe leta yanshiriyeho, ibyo nibyo bintu tubasaba. Icya kabiri tubasaba ni ukureka kubatwa n'amateka. Amateka aho usanga abantu b'abajene bafite ingengabitekerezo, bafite ingengabitekerezo yironda akarere, bafite ingengabitekerezo y'amoko. Ibyo bintu ntacyo byatumarira twebwe abakiri bato. Kuba Isaac naba nturukaha, kuba Isaac naba ndi ubwoko ntacyo bikumariye. Icyakumarira ni ukuvuga ngo Isaac ko ari umuyobozi w'urubyiruko, nta kumenyana nawe cyangwa se kumumenya byamfasha iki kugira ngo ngere ku ntego zanjye. Icyagira icyo kikumarira ni uko uyu munsi bavuga ngo Isaac ko ari muri ba rwiyemezamirimo bikorera, nkaba nanjye mfite icyo gitekerezo narabuze aho mpera, namugishije inama y'uburyo nanjye nshobora gutangira umushinga wanjye uciriritse cyangwa umugari. Isaac yamfasha iki kumpuza n'aba bantu? Isaac namufasha iki akampuza n'inganda, nkabona stage, nkabona abanyigisha imyuga, ko nizi imyuga nkabona ibikoresho, ko nshaka ngo nacikije amashuri, nshaka gucumbura amashuri, ko nshaka kwiga imyuga y'igihe gito. Ibyo nibyo bintu. Ko mfite amakuru y'abana baheze ku muhanda, nta mwana w'umunyarwanda ugomba kuba ku muhanda. Leta yashizeho ikigo cyo kwigisha abana, ishyiraho gahunda ya tubarerere mu muryango, kugira ngo ababyeyi bafate inshingano bigisha abana babo. Babandi batagira ababyeyi babatware mu kigo cy'imfubyi, nabo biga amashuri, bahabwa uburere buzima butuma baba ababyeyi bazima, abayobozi bazima, abasirikare, abapolisi n'abandi bantu b'ingirakamaro ku gihugu, aho kugira ngo babere ikirumbo n'umutwaro ku gihugu. Ibyo nibyo bintu tubifuzaho. Urubyiruko rero ndagira ngo ubundi ngiye ndi kuvuga ku rubyiruko, ibyo kuvuga bigenda biba byinshi, kuko mazemo imyaka 10 mba mu rubyiruko, kandi nitwa coordinator aho nagiye mba.
nitwa coordinator, nanabayeho mobilisation na rokiritoma muri za Youth Frontier igitangira. Ibyo rero bituma nibura uyu munsi wa none nsobanukiye urubyiruko ibibazo rufite n'imyitwarire yabyo, ariko nsobanuke n'uburyo babivamo, kuko amahirwe igihugu cyashizeho yose ndayasobanukiwe, politike y'igihugu ndayumva. Abantu mwese mukurikiye iki kiganiro ndabasaba gushyira mu bikorwa, yaba ari ibyavuzwe na pasiteri, ibyavuzwe n'umuhanzi, ibyo nababwiye n'ibindi biganiro mujya muyungurura, uvuge ngo iki kiganiro ndi kumva kiramarira iki, ese hari impact kiri bugire, hari ingaruka kiri bugire ku buzima bwanjye, mu iterambere cyangwa mu myifatire yanjye, mu migendere n'imibanire yanjye n'abandi. Icyo nicyo kintu. Ntugaterwe isoni no kuguma uri wenyine uri mu nzira nzima, aho kugira ngo ubane n'abantu 10 bagufasha gukora ibyaha, bagufasha kugendera mu kigare, bagufasha gutakaza intego yawe. Uzemere ube wenyine, ugendere ku ntego igihugu cyihaye, ugendere ku ntego zigufasha gutera imbere, numara kuzigeraho bazaza bagusanga utabakuye. Ndagira ngo mbashimire mwese, nambakangurira kuzitabira ubukangurambaga uzatangizwa tariki 17 mu murenge wa Kigabiro mu bigo by'amashuri, ndetse turateganya ko mu cyumweru gitane buratse twamenye ko RBC duha abahanzi, dushobora guhuza ibigo byose uko ari 10 tukabihuriza ku kibuga cya polisi kugira ngo biherege ubutumwa hamwe, n'abandi hari n'abahanzi buriya bahabwa ubutumwa ariko banishime, kubera ko abantu bakeneye kuruhura ubwonko, bakeneye kwishima bakabyina n'ibindi bituma abantu bibagirwa ibibazo, bituma abantu batabatwa n'amateka. Murakoze, ndabashimiye cyane kandi nshimira n'abatumirwa twari kumwe, yaba ari pasiteri n'umuhanzi na Buganza TV. Murakoze cyane, turi kumwe. Murakoze cyane kuba mwabanye natwe mu bihe twari turi kumwe byose, kandi ikiganiro tuba twabahaye ntago kiba ari ikiganiro kibi, ahubwo ni ikiganiro cyubaka sosiyete nyarwanda muri rusange. Turabashimiye rero kuba mwakomeje kudukurikirana. Nawe wese uri hirya no hino ukeneye byinshi bigiye bitandukanye, ubaye ufite uru rubyiruko wo mu karere ka Rwamagana, ufite ibikorwa byawe bigaragarira amaso, uvuga ati hari aho nshaka kuva, naho nshaka kujya, ushobora kuza kuri Buganza TV ukabasha kubitambutsa, bishobora kuba byafasha urundi rubyiruko rutandukanye. Uri na mushya kuri YouTube yacu, ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane ibiganiro bigiye bitandukanye. Mwari kumwe na P wanyu ndetse n'abatumirwa bacu. Murakoze cyane. Extra Vista.